ikaze mu ikinamico murage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembe rurabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Naho abo mu mirambi ya Nyarweya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico murage maze ubigireho byinshi byubaka. Umva, wowe w'ibipantaro. Wowe di. Urongera kurambura akagura ahangaha. Ndagusohora ntunkangishe ubwo bufaranga bwawe. Urasa gutwaye iki kandi Mariko? Nagenda sike. Arambura akaguru ku mugore we. Ariko kwanduza intebe z'abakiriya banjye. Ubufaranga bwase yanabujyana. Urumva. Ese dansi. Cyacupa urarimaze koko. Ntari marasi. Erega Nyabusamba nananiwe. Imirimo iri hari irenda kumarama ku Kanyabu. Kandi hani murero udakoze wasekwa. Gosekwa se? Yewe wasekwa rwose bagurwa amenye. Si ibyo se. Ariko rero wowe ikigabo cyawe nubwo ari urusambo rugira n'umwanda. Ko rurakora. Ariko se koko ubona dukabije. Ase koko reba nk'urwo rugutiya wambaye nokuri. Makagira ibara koko. Ariko subundi ubwo aratinyuka ati igira hino dansi. Mbwira. Kwegera hino gusa se. Kwasigaye nansaba ngo dusomane nk'abasirimu. Wasabana we. Yewe, umva. Ni nkako sabana ntuza se yewe ni. Ariko se buriya mbwira. Harya kutwima amafi ngo byamumariye iki? Yahimye n'abana nkanswe wowe. Ugira ngo turaheruka twebwe. Ariko se ubundi bariya abana bawe bo simborora bareze baje. Nkuriya zabayo ngo umuteretsemo iki kuko? None se nkora iki Mariko? Kuko ajya kwiga se urabona nabigenzana. Nakazi ka ejo zaburira wakennye ngo wabuza amafaranga y'ishuri buriya zabaye ntago ari mukuru ntiyarakwiye kugeza akagufasha imirimo cyangwa se ukamushakira akazi kandi yigize akanebwe byo rero katigira ko wageza ngo si ko mworoye. Ese ko mwitsindye mu nguni mbega abagore dansi nawe nyine ngo rero pani nkwerekaji. Ariko rero nawe wa mugore we inyota yawe izaguta ku gasi. Ariko se ubundi kagimba yaguriye ndukabo wakabye. Yewe ngura ariko byose ariko ngiye mbikora gahunda zo kuri koperative nazirangije namaze kwishyura amafaranga y'ishuri y'abana ndetse ngiye mbikora ari uko bituwere dosante nzi ko byose byakemutse. Icyo gihe ngiye kagimba yo birangije gutyo ndasengera agati kagaturika. None uje kutwiyemeraho rero nagaruka kwiyemeraho ndagura rwose. Ariko banyamurera mwigize mute ko nakomeza yiratagize ngo ejo bundi byo yiratana ntibizajyagiye hanze. Iki bizajya hanze dansi? Ese nawe uri muri politiki yo gushaka kumpereka ku buyobozi bw'ishyirahamwe? Umva ngewe muri genge mpereza icupa hariya ninywe. Oya ntimukirate. Tangurire cya Marigo. Ntimukirate rwose. Umva ntimukanyunyuza imitsi yacu ngo nimurangiza muze no kutwiyemera. Imitsi yanyu se tunyunyuza niye kandi? Aragarahanye ndabanza nkishyira amashuri y'abana nkishyira mituweli dosante. None ntabikora simbikora se. Umva ibyo wishyura byose uramaze ngo nkuzi. Iwe uranziza ko nanze ko abana banjye nabo kwa data bacu bakomeza kugukorera nkanda kubuza ibyo kubashakira akazi ko mu rugo. Iwe ubundi sawa uyu utambamira bawe abandi ukabareka. Ujya birakureba. Utujyanira abana mu wowe ubonamo iki kaji? Umva rero mwabagore mwe niba mwana sinze ntimunsindireho izo nzoga zanyu muzireke ndazinywa handi. Urumva ndanazinywa handi ariko ntihazagira umugore n'umutsuzugura ndi umugabo. Murasakazi mugabo we umugabo se bwoko uri umugabo umva naho babuse. Ese ubwo ninjye ubwira Mariko ni njyewe ni wowe ngira ninjye ubwira koko ubwo nubuhetse wangira sute wangira ute urumva. Ese ubundi wasohokeye mu kabari wajyanye ubwo busa bwawe urumva genda huta. Mva nkubwira ibyo uvuga byose ni ishari zinzangano. Urumva gusa nagira ngo nkubwire ko niba unziza bari abantu uranandenganya. Umwana ntago agomba kwirwa yereza amasafuriya akwikira n'inka zo kwa Mariko. Urumva wowe ngo bagira ngo ni impubagirire ubundi se ntawe ntange ubundi kidansi. Ese mwatobaye mukavuga ngo hase nimuvuge. Ariko Mariko urumva washobora guhangana n'icyuma cyitwa akagimbo kagishobora? Urumva washobora? Kangerageze ndeba ariko nutseka ntago ndabifata neza imirongo. Ya tururututurututu ni wowe kibasumba uri ku isonga usumba ibyisi ni wowe nseko nziza ufite uburanga bukurura amaso uri ikibumbiro cy'amagazi uri igikorere cy'abakobwa uri igikundiro cya kivumbi nanjye nk'abakivumbi cya queen. Amata gutema amatama yombi baby.
uzi kuri superstar bagomba kugera ushyira mu twaye ya oya sha winkoraho ariko have kivu oya igerayo winkoraho sha we wowe ririmba utankoraho sibyo ndagukunda kajigija kejan kitupini ijagi imana utariho nahirima shaho uvuga ibintu numva erega ntago ndi muri modu shaho cyakoze wa mugani wawe nabibonye kuri anniversaire yawe dusohoka tukabyina wimyoza uzi ko ijoro ryarinze ritana shaho udasetse ahubwo buriya najyaga hehe koko kubera sha wowe papa we yabafunze warangiza ugatinyuka kujya mu kabyiniro ahubwo naricujije sha kivu sha numva papa saa kuma mbabaje yowe none sara ugapfuye ariko no kuvanga ibintu ahubwo kwini karame igira n'intungurira kandi ndakumva mukunzi cyagihe icyagiye kuri anniversaire yawe nyine twagombaga kugira umuntu nkawe ugize imyaka 18 wangiye iki ko twishimira imyaka ugize kandi unafite umukunzi nka kivumbi kinyamibwa kwe sha uretse n'ubwo bananifitiye n'ukuri nanihangayikishijwe na papa wanjye ufunze ntazi n'icyazira byose yakoze amakosa akomeye n'ibyaha bikaze kandi namenye ubwenge azavamo cyangwa heremo nako azafungurwa bebe nkuri kwimana data ko zakomazaza wangu kuri reka twizere ko azafungurwa azahumura no kuri pe ararenganerega kandi papa n'imfura n'ukuri shaka gusa mama wawe rero amufata nk'umunyamafuti mubi pe ariko se n'ukubera iki yaramwemukiye cyane ariko se reka nkubaze byibuze wowe waba waramenye ikintu bapfuye kuki mama adakunda papa kivu kuki atababajwe no gufungwa kwa papa ibyo ababyeyi bawe ni birebire pe sha kivu mbwira byibuze niba hari icyo uzi mbabarira kivu ndakwinginze mama na papa ubundi ubazi kuva ryari usanzwe so saa 10 nyako kagwire nako databukora amaboko se nge bazi nyirakana nkibacyuza icyo gihe naraje camurera nuko ngire nanga y'ubudembe icyo gihe mfite imyaka nka 13 oya nka 15 nibwo mama wawe yankuye aho ngaho nabaga anzana iwanyu wongera ngo wari ugifite nk'imyaka imyaka nk'10 cyangwa 9 koko kwari kera we yaciye ese we koko ngo bagutoraguye urakamaye bobo wabaga mu muhanda ariko byose nyine byari muri gahunda nari narahawe n'ababyeyi mfite ibyo ngomba kuzasohoza ubwo rero nyuma kagwire ubwo yanzanye iwanyu saa 10 arankunda mba nk'umwana mu rugo najyaga nanagukarabya maze njyewe ukarabye zirega no kubigira amata reka kubeshya ko ntabyibuka none se we icyo gihe nabwo papa ntabwo yumvikanaga na mama icyo gihe ariko rero ibyo byo kumbwira ibyo byose ndumva twabivamo ubwo tukiganira kwishaka gusaba kandi shawanyegereye rwose dore kandi uratangiye ndashaka ko tuganira byinshi nyine ndashaka ubwo kuzakwa ibyo ushaka byose nkakutetesha ndahira shawe kugira hina nyine nkaguha amafaranga ugakora business have kimuzamburana have shawe have reka kumfata aho ngaho kivu have ariko mana niko kwiye si uko yaturutse ukora gutyo ukemera ko ako se Jessica wowe kuki winjira utanakomanze kivuga kuri uwo mwana se nyine ubundi wowe uri daso uri umupolisi uri ingabo uri gati kandi soni mugira ko nawe utanakomanze ibi ni ikipo njyewe umaze kunshobera Jessica reka nkubwire kivumbi ndamukunda bihagije urabyumva yego buri munsi numva urukundo wowe suroro kivu mbwire nukuri ndagukunda sheri ndakwikundira kwini nge rero nta gahungu kangerera mu cyumba ngo nikarangiza kankora kure kankoreho ko gashaka nge ndiyubaha uraje wiyemera niyemera siki reka nkubwire wa mukobwa ndi mukuru nta mpamvu wari ukwiriye gukomeza mugira impungenge umukuru akora ibi tuza humura kandi nanjye nzi ubwenge di yego ye ariko mwagiye mwiyubaha niko niba warabuze n'inshuti waneretse nkagushakira inshuti nzima ukareka kuza upfinata gusa uzana ubuntu bw'ubushyari ushaka guteranya bikundanye yego ye ubushyari gusa cyakora ntagusetse nta kindi ntakora umva mbabwire iyo nshaka inshuti mba narayibonye mba narayibonye pe umva ntewe ishema no kuba niga neza nkatsinda kandi nkakomeza kumva nifitiye icyizere murumva neza nyamara wawe nugumiwe Jessica nkamirwa wabigenza ute wa mukobwa reka nkubwire Jessica uzakomeza gukorana ayo makode yawe hanyuma iminkanyari nimara kukuza umubiri wose uzamera nk'ishotse mu butayu uzataha wihebe wumirwe icyo gihe nzihebe ntacyo uziheba rwose burya nge nakwiha n'Imana
umwana aho kugira ngo nandavure Iyo si zakwemera. urumva neza ariko ubu kivumbi ko mbona bagukorakora kwiyegereza ubu ntagamije no kugusambanya koko kugira gute mu by'ukuri kivu ubu kwino uramukunda yewe kandi mbona bigenda cyuba reka yewe siko mperuka iriya zingaro nta bantu bayusura yewe uranyumije rwose uragenda rwose kuruta abantu buzura zingaro gute se uvuze zingaro se niyo uvuze rwose burya inyama si ikintu koko ntabwo ari ikintu yewe nashaka kuvuga bingaro nashaka kuvuga bingaro yawe papa ubwo n'iziriya mubonye uriya mugabo avovora nyine ariko nawe arayirya nk'uyibye cyane rwose numubona urabona atari kwicura koko numubona se koko yewe niko se cyuba ndakumva urashaka kungurira akamushikake se amashikaki ariko se ubundi ko nta mugore barya inyama byaje bite koko uretse nyumve uzaba bwaje kuvaho ikabanya niyo mpamvu rwose usanga abagore bo basigaye basuzugura abagabo gusa abagore bari ba mama rwose kuko bakoraga ku kanyama na gato ariko yewe ese kuki mwumva abagabo mwazirya twe ntituzirye ntabwo turi abantu muri abantu nyine ariko ngiye mpora rwose nsaba imana agiye ku giti cyayo rwose avuga ngo sinzasanga inyamama wanjye mu kabari yasamiye inyama no mu rugo arabizi ntashobora gushonaho na gato niko se cyuba ndakumva kuko ngo usigaye werekana amafilime n'umupira amafilime se nyine urumva ni kakumba kareba hirya nyine mu gikari nagize ntya n'agatobora nishyiramo akingi nkuramo n'akadirishya ubu nishyiramo akaga televiziyo gato ko mu rugo nyine ubuzima bugakomeza ariko no gushakisha nyine yewe ndumva imishinga uyigeze kure pe nta kundi nyine ariko se kuki utabimenyesheje kumenyesha se nyine nawe urabyumva yewe hanyuma rero kimwe mu byari binzanye cyuma harimo no kukubwira ko nifuza ko ku mafaranga y'ubukode bw'iyi nzu nshaka kongeraho 10,000 uti ugize ukikabanya mu kwezi gutaha guhera mu kwezi gutaha uzanyishyura 30,000 ayo yose ayo kabanya ndimo ndagerageza njya hirya no hino none nawe kuko uri kunsunga bigeze aho ngaho ya nuko bimeze rwose cyo kandi wibuke ko mu ntangiriro ibya filime n'icyokezo tutari twarabivuganyeho amafaranga nayo bitihise turangizanye nuko oya tusibe kurangizanya nuko kabanyana nyihanganira rwose bugato rwose basi mbanze nishyura umwenda wa sako ya Nyarweye rwose oya rwose ntibyakunda cyuma mbabarira nuko ntabwo byakunda rwose mbabarira kuko nanjye rega mba nifite utubazo twanye ngomba gukemura mu rugo ndabizi nyine ariko nanjye nyine ndabyumva ariko urabona ko urantunguye rwose basi amezi 3 ntabwo byakunda rwose hari icyo naba ngezeho oya ibyo ntabwo byakunda ndaguhakaniye cyuma kandi rega usibye no kwikunda urabizi ko nyuma y'aho umugabo wanjye apfiriye ngomba kwirya nkimara kugira ngo mbashe kwikemurira utubazo ndabyumva rwose nawe wizeye agashara ka buri kwezi buri kwezi burya mwebwe bacu muturusha abacuruzi yewe umushahara w'abarimu koko ntuwuzi icyo yewe muraho yabe nimukomere wiriwe neza yabe uraho neza nimukomere natwe mudusanzane turimo kuganira ndakumva yabe utagarutse kureba umwana ariko mwa bantu mwereka mbabwire reka kagira inkuru yabesi nabyaye umukobwa dusa n'uwo mutwe wawe wagira ngo ni yabesi wagiye mu nda ya nyina aragaruka neza yewe buryo abagabo bakomeye turibyara da imvura ibyara uko byagiye rwose yewe ndazi uyu munsi yabe ifu nagomba kubazanira ejo sinayibonye ariko rwose uyu munsi sindara ntaje yewe reka mbe ngiye reba ko mbona umunyu w'inka hirya ahubwo turasubira ubwo gahunda niyo nubona uzayabona uragumamo niba utazayabona kandi ubwo urasubiza inzu yanjye ubwo nawe iyo fu rwose urebe reka mbitekerezeho nawe bitekerezeho tuze kuvugana akabanya ariko rwose nawe urabona ko amafaranga ntayo nayo muri iki gihe ibihe byarakomeye ariko udusigaye kamwe twagasoma da njye nayo besi yewe kirazira umugore ntiyemerewe gusengerera abagabo kubera ikira ntiyemerewe kurya broshete mu kabari avambese ubwo ntunyuriye niko sha ya besi mva kukwita usiko mushiki wawe asa n'umwirukanye mu nzu koko ngurira icupa nanjye inzoga nazisubiyeho nanjye aguye ngurira icupa ndikubwikise banza nawe umbwiye niba umfasha mushiki wawe shaho muyingigire rwose nanjye ndikurambagiza umugore mwiza ubyara abahungu hanyuma ugushakire n'umutu uzahurira umugore wawe mukuru ngira ngo ubwo ibyo wivugisha biroroshye bitoroshye kabanyana ugira ngo ajya avugirwamo atavugirwamo se ariko ubundi reka mubaze yabe ku mugabo wa kabanyana yari yarubatse mu isambu yo kwa sebuko ari wesu kuki umugabo atari wowe wasigaranye imitungo ya kabanyana umugabo akimara gupfa akaba ari wowe uyicunga
naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire.